Turi live hano mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo cy'ikipe ya Rayon Sport. Faringanye Pavel Nzira Yosodiaye ibyabo bimeze bite muri Rayon Sport? Ndabapodatinga amahereza amakuru y'indani mutakura handi. Ariko nanjye mbere yuko mbinjiza hano mu myitozo, icyo ngusaba cya mbere ni ugukanda subscribe, like ndetse ukibuka no gukanda ku nzogera. Rayon Sport ikoze imyitozo ikomeye ni nyuma yuko ikipe ya Yanga ibatsinze ibitego bitabarika. Ibitego bitatu ujya ni byinshi, ubwo ni bine kuko na kira cya kane Rayon Sport ntacyo yabonye. Abafana benshi batashe bababaye. Amabaruwa amaze kuba abiri. Umutoza Afami ya Rotifi yabonye indi baruwa imubwira ngo kosora cyangwa suve muri Rayon Sport. Uyu munsi rero yatangiye gukosora imyitozo none irakomeye. Umutoza Afami ya Rotifi yabonye ko Perezida Tadada kina, yatangiye gukosora uburyo bwe bw'imitoreze. Ya mitoreze yiwe ya 3-5-2 iyo ngiyo yayicitseho, agiye kuyibagirwa. Ibaza umutoza nyine usanga azi gutoza ikintu kimwe, urumva nyine aba ari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu yahisemo kuba yagira ute yahindura. Uwo bita Pasi yatsinzwe ibitego, uwo bita Idrissa Koyate niba yatangiye gutinya. Uyu musore Pavel Nzira yagize ubwoba bite by'abanyasenegal muri Rayon Sport. Kuki Rayon Sport yabonye amafaranga ariko abanyasenegal nituye turi kubabona hano mu kibuga. Ndibuze kurambura muri transfer zose zakozwe mu bakinyi bari gushimwa n'abakinyi bagera kuri 2. Sindi Paul Jesus n'uyu musore Abedi. Adiri ashobora kumanuka muri Rayon. Yego birashoboka uyu mugabo nadakosora Adiri ari bumanuke muri Rayon. Kuko Adiri ikintu cya mbere azwiho ni ukurema impano ndetse no gushaka impano, kureba zatara. Nabyo ndibuze kugenda mbibatotorera. Mwebwe murahari, ndahari, gahunda ni ukubatotorera. Muri make mugiye kuba hano mu Nzove ngaho mwahageze. Muraza kunyihanganira imyitozo nyire kuyitinze kandi nayikoze kare. Impamvu nta yindi, ese ngira gahunda zihuse, ndavuga ariko mfite audience yanjye yemera ibyo nakoze kuko ngera kuri tere. Rero mwicare mutuze mwumve kino kiganiro cyose kugeza mugisoje. Ibanga ro nta rindi ni subscribe. Ariko tukiraho niba wifuza gutunga YouTube channel iri monetize ku mafaranga makeya cyane, ariko abandi kaba bagomba kuba bafite amafaranga guhera ku 350 kuzamura, kuko nawe ubona YouTube iri hejuru cyane nihagaze neza. Andikira uwo muntu kuri 0733958508 ubundi ubashe gutunga YouTube nziza iri monetize, izira strike, izira kutarebwa. YouTube ifite icyo bita viewership, ko buri mu YouTubers wese icyo abashaka no gutunga YouTube ifite viewership. Niba uri umusore cyangwa se ukaba uri urubyiruko ukaba wumva kino kintu, niba utanafite n'amafaranga yo gutunga YouTube bro, yitunge, yikereye uhere kuri 0 subscribe uzamuke. YouTube ni ikintu gishobora kukugabura anytime. Igihe utazi wowe upfa gukora ubikunze, Imana yibonye nyina ari igihe kigeze ibiheramo umugisha. Kandi YouTube niko kazi konyine gasigaye gahemba uwize n'utarize, bakabahemba batagendeye ku mashuri. Nshobora kuba narize, mfite bachelor cyangwa mfite lisansi cyangwa mfite amashuri 6 ya secondaire, ariko ngahembwa nga wundi warangije troncome bro, cyangwa akaba yanandusha ugasanga ari guhembwa 3,000,000 za buri kwezi. Rero nta kandi kazi gasigaye uretse YouTube. Ndabishishikariza buri umwe wese ntasharingira, ubishoboye abizemo, wayifungura ukayitangira A0 cyangwa se wayigura ugahera kuri YouTube iri monetize. Nuko gahunda rero zimeze. Twagiye amavuta amaze kunyuzura, noneho reka manure imiriro muri Rayon Sport. Mu gihe imyitozo rero ikomeye itaratangira, reka tubanze tubapodatinge muri Rayon Sport. Umutoza watoje Rayon Sport hakamanza kugenda umwungiriza we, hagakurikiraho Ayabonga Rebetsa. Rayon Sport ikava ku gikombe bitewe n'uburangare bw'ubuyobozi bwari buhari muri icyo gihe, ari we Robertinho
yareze Rayon Sport muri FIFA. Rero Rayon Sport yatunguwe n'ibaruwa ibwira ikipe ya Rayon Sport ko igomba kwishura ibihumbi 22,500 hafi miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ukibaza ngo Robertinho kari umusaza waje uyu mwanya wa kabiri Rayon Sport yabonye, ndahamya neza nashidikanya ko yawugejejweho na Robertinho, kandi iyo bataza gusezerera uriya mwungirizo wa Robertinho ndahamya neza 100% ko Rayon Sport yari kuguma ku gikombe paki gitwaye. Ubundi habaye amakosa abiri: kwemera ko umwungirizo wa Robertinho agenda, iryo ni rimwe; ijya kabiri ni ukwemera ko umwe mu batoza ba fitness agenda. Nta niryo kosa ryongeye ku uyu munsi. Rayon Sport igiye kubara ibyumweru 2 nta mutoza wa fitness ifite. Icyo ni ikibazo gikomeye. Rayon Sport irimo iritegura Singida, irimo irakina. Hari igihe bazakina basange bari gukinisha imitima y'abareyo. Icyo dukeneye ku bayobozi ntago turi kukibona, ahubwo mu bayobozi harimo agapingane. Ako gapingane niko kari gutuma Tade agaragara kuri stade wenyine, kuko nyine hari ibyo ashaka gukorera Rayon Sport abandi bose badashaka. Arashaka kubona Rayon Sport igororotse, abandi bakagoreka Rayon Sport kubw'inyungu zabo bwite. Anariyo mpamvu bamwe banga kuza no mu mafoto ya video ya Rayon Sport kuri Rayon Sport Day, ahubwo tugashimira Munyakazi Sadate, numwe mu perezida nane washinze Rayon Day. Sinzi niba mubizi mu mwaka wa 2019 niwe washinze Rayon Day. Ashinga Rayon Day yarafite gahunda yo kuvuga ngo bizahame. Iyo yari gahunda yo kuvuga ngo bizahame, nubwo byagumye mu mushinga bimurangirire neza, ariko uyu munsi wa none ndimo ndamushima kuko ari kugaragara mu bikorwa bya Rayon Sport. Niba ashobora gufatanya na perezida uhari bagakora mobilisation ngiyo twabonye, akaza muri stade akemera kwambika abakinyi, akasubiza afande Deo wari Rusanganwa wari wavuze ko ngo atere APR ngatari nga ya kipe y'akanyenyeri, akavuga ko akanyenyeri, akavuga ko abantu bose cyangwa amakipe yose ntagira amahirwe yo kumurikirwa n'inyenyeri. Ati rero mureka akanyenyeri kaba muri kiri, ahubwo tugasigasireka tugeze kure. Abo ngabo basabyaga akanyenyeri Munyakazi Sadate yarabasubije. Tunabona na comment zitandukanye, uwafashe Rayon Sport akayigereranya na APR ku kijyanye n'abafana, byarangiye aburijwemo. Stade yari yambaye ubusa buri ababibaze neza benshi bari kuba kari 10,000 ariko nge nabonye 7. Stade yari yambaye ubusa muri bake, stade bari bayujuje bayipfutse, intebe zose zahindutse. Nuko nguko bimeze rero, ntakagira umuntu ufata ikipe ya Rayon Sport ngo ayigereranye n'ibintu by'amafuti biraba. Muzi ushobora kugira ikipe nziza bitewe n'iyo mpamvu. Hano rero ikipe ya Rayon Sport yarisoje imyitozo abatashye, ariko nubwo yarisoje imyitozo ndahari ngo mbabwire ibyo nabonye. Twari tukiraho ubwo rero kuba Robertinho yareze ikipe ya Rayon Sport, ibintu biracyakomeye n'ibibazo. Rayon Sport ariko bayigira inama yo gusubira ku isoko, niyo makuru mfite, ikongeramo abakinyi ku myanya itandukanye, bityo tukabona Rayon Sport igororotse, Rayon Sport ihagaze neza. Pavel Nzira rero ntago yagaragaye mu myitozo ya Rayon Sport. Impamvu atagaragaye ni iyihe? Pavel Nzira nubwo yagaragajwe ariko ntago arahabwa amafaranga b'umukinyi wa Rayon Sport, nta nubwo aratangazwa na Rayon Sport, nta nubwo arasinyira Rayon Sport. Biriya byakozwe kugira ngo berekane ko Tade yereke abari kumugwanya ko ahiteguye gukora byinshi. Tade rero yiteguye gusinyisha Pavel Nzira, amafaranga yamaze kuboneka, amafaranga arakubita kuri konte, isaha n'isaha mushobora kubona Pavel Nzira atangajwe nk'umukinyi wa Rayon Sport. Undi rero ni rutahizamu ushobora kuza gufatanya no Shadrake Binga Bello na Yves, mu gihe uwo bita Faringanya atarakira, dore ko Faringanya ni umwe mu bagomba kuza muri Rayon Sport
byihuse bidatinze. Ni vuba aha mukamubona muri iki cyumweru ari bugere inaha ari kumwe na Youssou Diaye. Abo ngabo rero ntabwo bigeze bagaragara mu Nzove. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo bite bya Youssou Diaye, Pavel Nzira ndetse na Faringanye. Rero mureke twizere ko Rayon Sport igiye kuba Rayon Sport igororotse, namwe nizere ko muzayigororokera mukayihereza byose mufite. Nizere ko muzaba bareyobo ku mutima apana babandi. Nanjye ndahari, murahari. Iyi yari Hot News, ikinyamakuru cya mbere. Ariko reka mbabwire ko mu gusoza mbabwire ko umutoza none yahinduye uburyo bw'imikinire. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha utagabanyije. Nguko uko gahunda zimeze, ashobora kuba agiye kongera kuba yakina 4-4-2 cyangwa se 4-3-3. Ngayo nguko rero, Imana ibahe umugisha utagabanyije. Mwakoze cyane kubana nanjye. Ibiganiro byacu ni ibya Hot News.